Data Nyiringabo, turagushimye kuri umubyeyi mwiza w'imbabazi. Tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe kuko uri umunyempuhwe. Tugushimiye imirimo ukora kuko uri igitangaza. Data, kuba turiho uyu munsi ni ubuntu bwawe no kugira neza kwawe. Si uko twakoze imirimo yo gukiranuka ngo uyu munsi tube turiho. Si uko twavuze ibikwiriye kugira ngo bibe igiciro cy'uko turiho uyu munsi. Si uko twagenze nk'uko bikwiriye, ahubwo imbabazi zawe, ubuntu bwawe, kuko uri umubyeyi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kamere yawe ni imbabazi, kamere yawe ni ubuntu, kamere yawe ni ukugwa neza. Ibyo nibyo tubonesha amaso yacu. Iki gitondo cy'umugisha, iki gicamunsi cyiza, uyu mugoroba mwiza, Data turagushimye ko twongeye kubona turi bazima. Amaso yacu yongeye kureba izuba. Hari benshi batakiriho, ntibariho bazira ko bakiraniwe, ntibarimo bazira ko bakoze ibyaha. Ko tuba turiho uyu munsi ni ubuntu, ni imbabazi n'urukundo watweretse. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu isi aho tugendagenda uyu munsi, mu isi aho tuba uyu munsi, mu isi aho dutuye uyu munsi, abantu benshi buzuye agahinda, abantu benshi buzuye amarira, abantu benshi buzuye umubabaro, abantu benshi babuze ibyishimo, abantu benshi bubitse imitwe, abantu benshi bakangutse amashuka zikurira no kwiganyira kwabo. Data, twamenye neza ko nta wundi waduha amahoro yuzuye aseseka. Uri umubyeyi kuko waratureze uradukuza, wadusanze twigaragura mu ivata udukuramo. Wasanze nta n'umwe watugirira impuhwe, kandi niko kuri. Ninde wari kutugirira impuhwe n'imibabaro twari tuvukiyemo? Ninde wari kutugirira impuhwe n'isi y'akaga twari tuvukiyemo? N'uwari udufitiye impuhwe zari za kimuntu z'akanya gato, ariko wowe kuko uri umubyeyi urera, umubyeyi ukuza, umubyeyi wita ku batagira shinge na rugero, umubyeyi wita ku bari mu munezero n'abari mu gahinda, umubyeyi ureba abari guseka n'abari kurira, umubyeyi utarobanura ku butoni, umubyeyi utabura icyo atungisha abantu, umubyeyi utabura icyo atungisha abana be, umubyeyi utabura icyo yambika abana be. Data, ni wowe. Niyo mpamvu iki gitondo tugushimye. Twisanze ku wundi munsi udasanzwe, undi munsi abantu batabonye. Ni umunsi isi igeze mu kaga, nta mahoro yuzuye yaboneka mu isi. Twamenye neza ko umunsi umwe ubwo umuntu azaba yaruhutse imiruho n'imihate, aribwo azagira amahoro aseseka. Data, turi mu isi, ninde waduha kunezererwa? Ariko Yohana arandika ngo nzahuba, ahumekewemo n'umwuka wawe, ngo ndabiza ahuba kwari ku ntebe y'umwanzi. Aho niho tuba, aho ibiciro bihenze ku masoko, abantu bakirwa biganyira. Aho niho tuba, aho indwara z'ibyorezo ziyongera buri munsi, abantu bakirwa bishimagura, abantu bakirwa bikwatagura, abantu bakirwa bubitse imitwe, abantu bakirwa bikingiranye, abantu bakirwa ku nshinge n'ibinini. Iyo niyo si dutuyemo. Dutuye mu isi abantu bishwe n'agahinda. Uwo wizeraga nk'inshuti araguhemukira, uwo wizeraga nk'umuvandimwe araguhemukira, uwo wizera nk'umubyeyi araguhemukira, uwo wizera nk'umwana wawe araguhemukira, onkera araguhemukira, tante araguhemukira, nawe hari aho ugera ugahemuka. Kubera iki? Yasi dutuyemo, umwanzi yirwa azereramo, adatanga amahoro. Ariko Data, turagushima ko ari wowe duha ihumure. Uyu munsi tukaba turiho, nta wundi tubikesha, ari ubuntu bwawe. Ngiyo isi turimo, ngiyo isi twicayemo, ngiyo isi tugendagendamo buri munsi. Iyo niyo si tuguhimbarizamo, iyo niyo si tugushimiramo. Rimwe na rimwe umuntu yifuza gushima, yagera mu kanya akibuka ibindi bimugose, ibyishimo bikabura. Ariko ndabizi neza kutanga amahoro. Hari umubyeyi uri kurira nonaha kubera urubyaro rwe. Hari n'uri kurira kubera ko yabuze urubyaro. Ubu nonaha hari abari gusinda, bari gukubita imitwe ku bikuta kubera ko babonye amafaranga yo kunywa. Hari n'uwaraye yihambiye umukanda
kubera ko yabuze n'ayagura irindazi. Hari uwaburiye amahoro muri etaje aho aryama, ariko hari uwayaboneye mu kiraro aharyamye. Iyo niyo si tuzengurukamo buri munsi, iyo niyo si tugendagendamo buri munsi, iyo niyo si twirwamo. Uyu munsi hari ugeze ku rwego rwo kwambara ubusa kandi amafaranga atunze ni menshi, ariko hari uwambaye ubusa kubera ko yabuze n'umukuburira igicabari. Iyo niyo si tugendagendamo buri munsi. Uyu munsi hari udafite amaguru yombi, ariko uyu munsi hari uyafite utazi ibyo ari byo, wumva ko ari ibintu bisanzwe. Byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe, ariko atari bisanzwe. None hari umugore uri kurira ufite agahinda, yaraye yigunze, yabyutse yigunze, yiriwe yigunze, bugorobye yigunze, abuze amahoro, ayaburiye ku mugabo yizeye neza ko azamubera nka papa we, akamubera imfura, ariko niwe umubujije amahoro. Hari n'uri hariya kubera ko imyaka imujyanye ari kurira, arifuza urugo, arifuza umugabo, yaramubuze. Niko uyu mugabo umwe ashobora kuba afite agahinda, nyamara hari undi uri guseka. Data, iyo niyo si turimo, niyo si tugendagendamo. Hari bashiki bacu bari hariya ku muhanda, barimo baricuruza, babuze andi mahitamo kubera ko ubwenge bwabayoboye habi. Nyamara hari undi wemeye kwihambira, kavuga ati ntabwo nziyandarika. Iyo niyo si tugendagendamo buri munsi. Hari abo dufite mu isi badufasha kugusangiza amagambo y'ihumure, amagambo yawe, ariko benshi umwanzi yamaze kubavangira. Benshi babikora kubw'inda, ntibabikora kubw'umuhamagaro. Abo benshi baragambanirana, bitwa abakozi bawe. Abo benshi baratukana, bitwa abakozi bawe. Ariko Data, hari abari ku murimo wabahamagariye, bari mu muhamagaro, bafite ishyaka n'umuhate ryo kubwiriza isi ngo isi hinduke, ubuze amahoro yabone, isi imenye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, bose bahinduke. Hari abafite uwo muhate, hari n'ababigize inyungu zabo, nyamara n'inyungu z'akanya gato. Aho tujya siho barimo barerekeza, nyamara umwe ahishuriwe aravuga ngo mbonye iwacu, mbonye ururembo Siyoni, ururembo rwuzuye umunezero. Ndebye iwacu mbona ururembo Siyoni rurimo Imana Data, mbonye umwana, mbonye umwuka wera, mbonye Imana iririmba, mbonye Siyoni, mbonye heza aho nifuza kujya. Iryo yerekwa turarikumbuye. Icyampa abantu bose bakagira iryo yerekwa, umuntu wese yahinduka. Abantu batakaje ubumuntu kubera amafaranga. Abantu batakaje ubumuntu, aho umuntu atamenya uwo akwiriye kwitaho, aho umuntu atamenya uwo akwiriye guha agaciro kubera amafaranga. Abantu batakaje ubumuntu muri bo. Utagira ubumuntu muri we ntiyagira umwuka wera. Iyo niyo si tugendamo buri munsi. Data, turakwinginze, hari umuntu urwaye uryamye ku gisasiro cye, agahinda karamwishe, umubiri uramurya, arababazwa n'umubiri, ariko twamenye neza kuri Imana ikiza. Hari ibimenyetso by'abo wakijije kanseri, hari ibimenyetso by'abo wakijije sida, hari ibimenyetso by'abo wakijije imibiri ibabaye, impanuka zikomeye, bari mu bitaro. Hari benshi wakijije, uyu munsi ni bazima. Reka babera abandi gihamya kuko uri Imana ikiza. Reka umuntu wese umusange mu mubabaro we, reka umuntu wese umusange mu gahinda ke. Uri mu byishimo, musure mu byishimo bye. Igihe cyose umuntu ahagazemo, adatuka Imana, adatuka Data, ahubwo umuntu wese atekereze ku rurembo Siyoni. Uwatekereza aho tujya ko ari heza, nta nzara ibayo, nta gahinda kabayo, nta mafaranga abayo, nta matiku abayo, nta kugambana, nta buraya bubayo, nta kwicuruza kubayo, nta butinganyi bubayo. Butinganyi burimo burakururira isakaga, nta bubayo. Aho tujya ni heza, kandi aho tuzaba ni heza. Nyamara mu isi hari ubwo shitani yibagiza abantu gato ko iminsi ari mike, ubundi umuntu agasezera. Reka rero uyu munsi umuntu wese abone ineza yawe igendagenda kuri we,
kandi abone ubwiza bwawe bugendagenda muri we n'umuryango we, umuntu wese muri bizinesi ye, umuntu wese mu cyo akora. Uyu munsi buri muntu wese yakira ubudasa bw'umubyeyi mukuru. Data, ntitugufata nka data, ahubwo uri data bwite, kuko uri umubyeyi wacu, ari we watureze ukadukuza, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze ko umuntu wese ugiye kumuha inkomezi y'umunsi, none n'ejo, ndetse no kugera ku iherezo ry'ubuzima bwe mu isi. Icyubahiro kibi cyawe kandi gukomera kose kuba kwawe, maze ibyaremwe byose tukuzamura icyubahiro, tuvuge kuri umwami, tuvuge ko uhambaye, maze umuntu wese yumve umutima uguwe neza, kuko twakiriye impano ikomeye y'agakiza. Urakoze kubyumvishe kandi urakoze kubikoze byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.